Okay, abanyarwanda bari bamaze isi barakuze rero basobanurire kubera iki wavuye kuri Afrimax TV. Okay, bwa mbere barambuze maze nk'ukwezi n'igice nagaragara kuri Afrimax TV. Narafashe time yo kujya Dubai. Hari n'abahise bikanga bati tuzi ko Afrimax ari iki. Urabyihakanye rero akazigura gatanze. Afrimax hari ukuntu twe twumvikanye makayishiraho ariko it was not mine. Usibye yakoze imyaka 3 inyuma yangaho studio twarafunze gato kugira ngo twipange time ikaba yageze ubu ngubu kugira ngo tubishire mu bikorwa ibi byose. Hari studio hano ya Big Town Records, ngira ngo ningi abanyamakuru bose umunsi ndishima cyane kuba mfite microphone ya Go X Large Cheetah studio 99 best cyane. Abo bose barakoze cyane kuza hano kugira ngo babashe nabo kubagezaho izi gahunda zo kumurika ku mugaragaro studio ya Big Town Records. Ibyo turi bivugire hano kuri studio ni biciyana n'ubwo ari byinshi kuko hari ibindi byinshi baktikuni yavuye kuri Afrimax kuno agiye gukora kuri Big Town Record, Big Town TV. Hano turimo kuvuga kubijyanye na Big Town Records. Big Town Records ni studio igezweho, ni studio nziza, ni studio ifite quality, ifite n'aba producer, ni studio izakorana n'abahanzi bose. Na hanu kuri one of the interview maze gukorana bisobanuye ko atari studio iri buvange akazi na Big Town TV. Big Town TV izakora nka TV, studio izakora nka studio, kandi imiryango irafunguye ku bantu bose bakeneye gukora kuri studio. So uyu munsi reka tushire ku mugaragaro ni studio izakora n'abahanzi bose bo mu Rwanda, nta numwe izasiga inyuma. Ni studio y'ibikorwa byinshi, recording, audio recording byose ni hano. So hari Big Town TV nayo tuzaza kuvuga byinshi kubijyanye na Big Town TV. Inyuma yo kuronshinga i studio kwishira ku mugaragaro hari byinshi turi buvuge kuri Big Town TV. Big Town muri makeya ni empire. So ibi byose Big Town TV, Big Town Records n'ibindi bikorwa naravuga turaza byose bishingiye kuri Big Town Empire. So Big Town Empire ni nini? Big Town Records ni studio, Big Town TV ni TV bakti mukaba mujye kumubonamo.